Ibihe byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza ikaze muri umwanya twinjiyemo no makuru mu buryo burambuye n'amakuru mujye kugezwaho nanjye Shemsa Uwimana ariko bafatanyije n'itsinda rigari rimfasha kugira ngo aya makuru ashobore kubageraho kandi atunganye mu izina rya bose twongeye kubaha ikaze. Makuru tuyahereye mu mujyi wa Kigali, reka tubabwire ko bamwe mu bagenzi n'abashoferi basaba umujyi wa Kigali kubaka gare nshya kuko ngo Nyabugogo yamaze kuzura kugeza naho imodoka zisigaye ziparika mu muhanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo buravuga ko bwamaze gukora inyigo yo kuvugurura iyi gare ya Nyabugogo ku buryo ngo mu myaka itanu iri imbere izaba imaze kuzura. Ibindi kuri iyi nkuru na ntambara Gare. Ahagana saa 7 z'igicamunsi cyo kuri wa kane nibwo abanyamakuru ba Radio TV10 bari bamaze kugera kuri gare ya Nyabugogo mu mujyi wa Kigali kureba ubwinshi bw'imodoka zitwara abagenzi zuzuye gare kugeza naho izindi zibura guparika zigaparika mu muhanda. Ku gice cy'umuhanda uturuka Rwanda X hafi ya Stivale mbere yuko ugera kuri rompuwe y'umuhanda ugana Gicumbi hari umurongo w'imodoka ziparitse zirimo gutwara abagenzi. Bwana Hakuziyaremye Spiriye ni umushoferi twamusanze aparitse hanze ya gare mu muhanda. Uyu aravuga ko yageze kuri gare agasanga yuzuye niko kuza guparika mu muhanda kugira ngo ashyiremo abagenzi nubwo kugeza n'ubu nta mugenzi arashyira mu modoka ye. Ubu mu kanya mvuye mu ngoto ngeze hariya mfitemo n'abagenzi, umupolisi biba ngombwa yuko tuzengurutsa bitewe yuko gare yamaze kuzura. Iyo havuyemo nk'ebyiri arakuzengurutsa mpaka bakubonye parikingi. Urapakirira hano? Niba ngombwa ndabipakirira hano cyangwa se niyamara kuvamo indi habonetsemo umwanya zenguruke, kandi nabwo niba ngera ku marembo nabwo ngasanga zimaze kuzura nanone ndongera nzenguruke mpaka ngaruke hano. Urumva atari ikibazo gikomeye cyane. Mazutu birimo gushira kandi ubona nta nakazi kanari. Nabwo ari niyo igihe ngo bisigaye biba ngombwa yuko umuntu ataha adapakiye kubera ikibazo ko imodoka zabaye nyinshi nta bagenzi bariho, ikibazo gikomeye cyane. Abagenzi bari gusiragira bashaka imodoka bagendamo bakazibura kubera ko aho bajyaga bazisanga nta zihari. Barasaba leta gukemura ikibazo cya gare nto ya Nyabugogo kuko barimo gusiragira bashaka aho bategera imodoka. Ngiza hagana haruguru ngizi urabona zimwe inyuma ya gare kure, zire inyuma ya gare ntuzireba nawe ubwabo. Impungenge n'intuza n'impanuka nta kintu. Undi twategeragamo muri gare none ubu saa yingiyi turi gutegera inyuma yaho, natwe ntituramenya impamvu gusa nuko natwe twumva ko gare iba yarabaye ntoya. Turi kujya muri gare dushakisha ahantu twategeraga imodoka tukazibura tugasanga bazizanye inyuma ya gare. Nabwo ni ukuyoboza. Ubundi yaruzuye gare imodoka nyinshi cyane yakabije. Turi hanze ya gare tujya hitwa Nyabyondo. Ingaruka ni ukugera muri gare ugashakisha imodoka igucyura ahantu ujya ukanibura gushakisha, biragaragara nyine ko gare yabaye ntoya. Kugeza ubu muri gare ya Nyabugogo abantu bari kubura aho banyura kubera umuvundo w'imodoka. Ni ukugenda basesera kugira ngo bagere aho bagiye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Dusengiyumva Samuel avuga ko inyigo yo kuvugurura gare ya Nyabugogo yamaze gushyirwa ahagaragara ku buryo mu myaka itanu iri imbere iyi gare izaba imaze kuzura. Turi gukora inyigo yo kuvugurura gare ya Nyabugogo nkuko mubizi. Ni gare imaze igihe yubatswe kera ndetse icyo gihe ibinyabiziga byari bihari. Icyo gihe abantu bakoreshaga za minibus, ubu dufite amabisi manini atwara hafi abantu 100. Turi kuvuga ibintu byo gukoresha bisi z'amashanyarazi, ari ibintu byinshi cyane byahindutse. Turizera ko muri imyaka 5 izasiga gare ya Nyabugogo nayo yubatswe ivuguruye ku buryo azaba ari ahantu hazima abantu bashobora kuba bafatira imodoka zijya hirya no hino, bikadufasha no kugenda tugabanya uburyo abantu bakoresha imodoka zabo. Gare ya Nyabugogo igaragazwa nk'imaze gusaza. Ahagana mu 1998 nibwo yafunguwe itangira kuba ihuriro ry'imihanda zigana mu byerekezo by'umujyi wa Kigali mu ntara ndetse no mu bindi bihugu Uganda, Tanzania ndetse no mu Burundi. Mu gushyingwa mu mwaka 2017 umujyi wa Kigali watangaje ko ufite gahunda yo kuvugurura bigezweho iyi gare ya Nyabugogo. Icyo gihe gahunda yari ihari nuko umushinga wagombaga gutangira mu mwaka ukurikiyeho 2018, ariko icyo gihe cyarageze uyu mushinga uradindira ntibyagerwaho. Uyu mushinga wagombaga gushyirwa mu bikorwa na sosiyete itwara abantu n'ibintu RFTC kuri miliyari 45 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma gato umujyi wa Kigali waje gutangaza ko uwo mushinga uzaterwa inkunga na banki y'isi.
Kugeza ubu kuvugurura Gare ya Nyabugogo biteganijwe gutangira mu mwaka 2025 bikazarangira mu mwaka 2027 bitwaye amafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyoni 100 na miliyoni 150 z'amadolari y'abanyamerika. Ntambara Gare TV 10.